igihe kimwe umugabo yatashye yirakaje, ageze mu rugo asanga umugore amutegereje ku meza yanateguye ibyo kurya ngo basangire. Umugabo akimara kwicara ku meza yabwiye umugore we ati, mfite ikintu gikomeye nshaka ko tuganiraho. Umugore ati, nta kibazo uri bumbwire. Bafashe amafunguro ariko bagezemo hagati umugabo kwihangana biramunanira, arangije abwira umugore we ati, ndashaka gatanya. Umugore agwa mu kantu, arangije abaza umugabo we ati, kubera iki? Umugabo ati, wikwijijisha rwose, kubera ko nawe urabibona ko ibyanjye nawe ntaho bigana. Igisigaye kiduhuje cyonyine n'umwana, nta rukundo rukiri hagati yanjye nawe. Umugore arumiruka ati, ibyo se ubibonye nyuma y'imyaka 10 tumaranye? Kubera iki utari warabibonye mbere hose? Kuki utari warabonye ko mu rugo rwacu bitari kugenda neza? Imyaka 10 ishize nibwo ubonye yuko bitameze neza? Umugabo yararakaye kurushaho, none hatangira kuvugisha ukuri kose. Ati, yego rwose mbimenye vuba. Ndakumenyesha ko nahuye n'umukobwa mwiza cyane witwa Sara, akampa urukundo ruhagije. Nkaba namaze guhishurirwa umubano wacu yuko udafite ubuzima na busa. Nahisemo rero ko twatandukana kubera ko namenye icyo umubano ufite uburyohe ari cyo. Sara yampaye urukundo ruhagije ku buryo nasobanukiwe icyo umubano uryoshye ari cyo. Umugabo yahise ava ku meza ajya kwiyuhagira, arangije ajya mu busaswa, asiga asabye umugore we kubitekerezaho akamuha igisubizo. Umugore byaramubabaje, ararwana n'umutima. Bukeye abwira umugabo we ati, nta kibazo gatanya ndayiguhaye, ariko ndagusaba ikintu kimwe gusa. Ndashaka ko tuzatandukana nyuma y'ukwezi kumwe, kandi ntuzigere ubyereka umwana wacu ko tugiye gutandukana. Ikindi, buri uko tumaze kurya ndashaka ko uzajya unterura ukanjyana mu cyumba kundyamisha. Nicyo cyonyine ngusabye. Umugabo yumvise icyo cyifuzo kirimo n'ubusazi, ariko arishima cyane. Yari yiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo umugore amusinyire gatanya. Ati, ibyo nabyo nari nzi ko ugiye kumbwira iby'umutungo, none icyo ushaka ni ukujya nguterura nkakuryamisha. Guhera uyu mugoroba turatangira kubara. Akimara kwemererwa gatanya n'umugore we, yahise yihutira kujya kureba Sara ngo amugezeho inkuru nziza. Sara akibyumva yaratembagaye kumva umugore winjije bene ako kageni, ndetse basangira ko kunywa ku mugoroba, bishimira gatanya itegerejwe. Ku mugoroba kuri uwo munsi bamaze kurya, umugabo yateruye umugore we nk'uko babisezeranye mu maboko, amujyana mu cyumba. Akibikora umwana wabo yarishimye cyane, abakomera amashyi. Nibwo bwa mbere yarabonye papa we ateruye nyina. Umugabo bimukora ku mutima, hari hashize igihe atabona umwana we yishimye gutyo. Bya bindi bavuga ngo niba ushaka kwereka urukundo umwana wawe, kunda uwo mwamubyaranye. Niba ushaka kwereka urukundo umwana wawe, niba ushaka umwana wawe yishima, kunda se cyangwa ukunde nyina, mwereka urukundo. Umwana nawe rero yaranezerewe muri ubwo buryo. Ku munsi wa kabiri byagenze gutyo. Noneho umugabo yihumuriza umugore we, yumva ukuntu ahumura, yibuka bahura ku nshuro ya mbere uko yahumuraga. Hari hashize igihe atumva impumuro y'umugore we, nabyo byamukoze ku mutima. Ku nshuro ya gatatu noneho yamwitegereje mu maso, abona ukuntu ananiwe mu maso, abona uburyo yashaje mu maso, yumva amugira impuhwe kurushaho. Ku nshuro ya kane nabwo byagenze uko, aramuterura amujyana kumuryamisha. Noneho atangira no gutekereza uburyo yirengagije umugore we, kandi ibyo yahindutse bye byose byaratewe n'igihe cyose bamaranye, ariko akaba asa n'uwamwirengagije. Yaramaze igihe kinini yaramwirengagije, yaramutereranye. Ku nshuro ya gatanu noneho yaramuteruye, ubushyuhe burazamuka, amujyana mu busaswa, biha akabyizi cyane ko yarashize igihe ntacyo bibwira. Ku nshuro ya gatandatu birakomeza gutyo. Byagiye kugera ku nshuro ya nyuma, amaze kongera gukunda umugore bidasubirwaho, arangije afata umwanzuro ukomeye. Yaragiye abwira Sara, wa wundi bateganyaga kurushinga,
nyuma ya gatanya ati Sara we umbabarire ku ngaruka biri buteze zose, ariko nabivuyemo, ntabwo nyishaka gukora gatanya. Nasanze amakosa yose ari mu mubano wanjye n'umufasha wanjye ari ngewe waturukaho, kubera ko naramwirengagije. Ntabwo nyigukunda kandi sinzigera nkora gatanya. Sara yise ahubuka nk'iyagatera, amucanira urushyi rwiza cyane. Ati n'undi munsi ntuzongere kumenyera. Baratonganye biratinda. Sara noneho amukuriragaho hahandi. Ati n'ubundi nanjye singukunda, nishakiraga imitungo yawe. N'ikimenyimenyi nanjye mfite undi musore nkunda. Ubundi kutagira ubwenge urabona ikizungereza inkange cyagukunda gute? Umugabo yarumiwe, yirukanka kibunoma amaguru, ajya mu rugo kureba umugore we. Kubw'ibyago bye, ageze mu rugo asanga umugore we yitabye Imana. Yasanze umugore yanditse urwandiko ati mu by'ukuri maze iminsi ndwana na kanseri. Umuganga rero ambwiye ko mbura ukwezi kumwe nkapfa, ariko kuko wari warahugiye kukwita kuri Sara, nabyo ndakumenyesha ko nabimenye nkabyirengagiza, kubera ko numvaga ko n'ubundi ntazamarana nawe igihe. Nari gufuha se ngo bimarire iki? Byibuze nishimiye ko ntagusize wenyine, byibuze usigaranye n'umukobwa ukunda Sara. Impamvu nagusabye kujya unterura buri uko ngiye kuryama kwari kugira ngo umwana wacu atazigera abona ko mu mubano wacu higeze habamo agatosi. Nashakaga gupfa umwana wacu anezerewe, atekereza kuko twakundanaga. Uzite ku mwana kandi mwifurije amahirwe masa mu rugendo rushya utangiye. Mugabo kwihangana byaramunaniye, araboroga biromongana. Amakuru avuga ko ubuzima bwose yakomeje kubaho yabumaze yicuza, ameze nk'umusazi. Aha rero harimo isomo rikomeye cyane ry'ubuzima. Iyi nkuru ubwayo irisobanura neza, nubwo nasoreza aho ngaho buri muntu wese yakuramo ikimureba. Kenshi tumenya agaciro k'ikintu iyo kimaze kugenda. Mu bijyanye no kwerekana urukundo, gushimira abantu, ntugategereze igihe kinini, kubera ko hari igihe wifuza kuvuga amagambo meza, wifuza kwerekana urukundo igihe cyararenze bitagishobotse. Byane muri kubwira ngo twige kubwira abantu ko tubakunda bakiriho bakibyumva, twige kubitaho bakiriho bakibyumva, twige kubashimira uruhare rwabo mu buzima bwacu bakiriho bakibyumva. Hari igihe wifuza kubikora bitagishobotse, hari igihe wifuza kwita ku mubyeyi wawe bitagishobotse, ukajya kumwitaho yapfuye, ukajya kumusura yigendeye. Hari igihe wifuza kwita ku wo mwashakanye atagihari, yapfuye, cyangwa se ukamwitaho mu minsi ye ya nyuma, ukicuza impamvu wemereye ubuzima kukubuza kumwitaho kandi byari biri mu nshingano zawe. Irindi somo twakwigira kuri iyi nkuru nuko akenshi bitagenda neza, yaba mu kazi, mu mubano, mu rushako n'ahandi, hari igihe ari wowe biba biturukaho, ariko ugahora ubishinja mugenzi wawe. Iyo bimeze gutyo rero ntugire kwishidikanyaho. Hari igihe ufata icyemezo uhubutse, ugasanga ubuze intama n'ibyuma, nk'uko uriya mugabo byamugendekeye. Ni byiza rero kwiga no kwishidikanyaho muri buno buzima, mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bukomeze kugira icyanga.